mu irembo Yesu yashyize. None se Eliya ni utari ugifite yavutse icyaha kite. Ubwo dushatse kuvuga ngo nyuma y'icyaha. Yesu yavuze ngo irembo nacemo ryo muzacamo. Ubwo turavuga ati irembo rya turarihakana. None ubwo Yesu yaraduhimye. Sinzi uko twabwira. Ni ngombwa ngo tubuko abaye. Ni ngombwa ngo nawe tubuko abaye. Yaravuze ngo urupfu narugize irembo. Narugize irembo. Narukwiye kujya he. Aya nuko ibyo mu ijuru nta muntu usobanuza. Nagiye akuramo urubungu. Umva ibyo mu ijuru nta muntu usobanuza. Ariko twari kububwira tese nta rindi irembo warema. Kugira ngo kuko kugomeza kunyuraho wanyuze ni nko kuduhima. Ngo ubwo mwana babaye nawe ni mubabaye. Kandi ibyo turabyanga ku bana bacu. Ariko ntiwirengagize verse ivuga ngo ubwo yababajwe abasha no kugira gute gutabara abageragezwa bose. Ubwo se uratwihanganishije cyangwa dukomeze turyamire umusumari. Njye nakoze ubushakashatsi urumva Speed mu bushakashatsi nakoze nasanze nta muntu wemera gupfa. Irembo ryera TV Irembo ryera TV ya nago nabaherukaga ari Baje ko tubonanye. Mumeze mute se ubusanzwe? Na mahoro tumeze neza turakomeye fresh. Ni fresh. Ariko ni fresh. Nuko nyine bivuga hari igihe bitajya fresh. Oya. Nuko wenda hari ryategeko rivuga ngo weho byose muhore mushima. Ariko muri covid se fresh bagira ngo biroroshye. Covid ko umuntu ari muzima atarayirwara agenda bigakora nabwo shatse washima Imana. Harabari kongera umwuka. Washima Imana gusa ariko aha ubusa hatugeze ni he? Aha bahita kuri Desire Resort Hotel. Desire ariko ni heza. Ni heza cyane harakeye. Ni heza cyane urebye reka tabe hano hari amahumbezi hari ibintu hari amahumbezi cyane. Ahantu harakeye kabisa. Ni imwe mu mahoteli agezweho mu Rwanda. Ni imwe mu mahoteli agezweho mu Rwanda. No kuva kuri kaburimbo ugera hano na ahantu hafi cyane sije ko hari kaburimbo ugeze hara kuri Tigo muko kanyota mukazamuka kuri Tigo wabibonye uri kuza ugatakara kana ka kaburimbo kwe tugera hano n'ahantu horoshye ku muhanda wa Magana 14. No kuvuga na hano ni heza ariko urabona ko hameze nko muri Edeni wagira ngo ni muri Edeni urebye ukuntu hameze gutya amahumbezi keza. Mbabaza ariko mbere yuko wenda mutwinjiza yo buriya Adamu na Eva bari babayeho bate muri Edeni? Adamu na Eva bari babayeho mu buzima hari icyo bita ubuzima ariko hakaba n'icyo bita ubuzima buzima. Ubuzima ni ibisanzwe ariko ubuzima buzima haba hariho akarusho kuko babagaho mu buzima nta bintu by'imiruho harimo imbuto z'ubwoko bwose nta malaria yabagaho nta rubaga impande nta stress. Aso mutegeza ko malaria yaza urumva neza ni ibintu byo kuza n'ibishaka ni ingaruka z'ibihe nibyo byatumye abantu bagira inyota bakajya banywa n'ibitanywebwa byose. Yes muri Edeni rero bari babayeho mu buzima nicyo nari mvuze. Muri Edeni nta byo kuvuga ngo ugize usanga hari imyaka ugeramo ugasanga ufite igihunga ugasanga abantu bamaraga hafi imyaka 1000 bitewe n'imirire myiza. Imyaka ijya ariko se n'imirire mibi nayo ase bakomeza bakamara imyaka 1000 bugari kuzakwirwa he batwaye kujya he bamara imyaka bakomeza bakagenda baba erega isi nini buriya nubwo tuvuga ngo ahantu ho kubakwa ngo hararangiye atuva bakuru isi se nini kandi ahubwira ko ahantu hatuwe ariho hato ahani n'amazi n'ubutayu matuye hasi ntimuratoye icyo bita nivo niba hasi hararangiye ubutambike ni mujye ukigeje reka twikomeze tugende mu munara w'Ibabeli abo ku munara w'Ibabeli ngo barazamutse bagera hafi kugera ku Mana kuki mwebwe mwubaka nive 6 mukumva ko mwubatse byaje kugira none se nibyahirimye ibintu byose ubitse ubatse nuko Imana yanyuranyije indimi none tutari mu mugambi w'Imana cyangwa unyuranyije n'ubushake bw'Imana ntabyigeraho birahirima none se bagezeyo oya byari bitewe n'intego nyine baravuga ngo bareka bayirebe ariko rero none se ubakire ubwaretse abantu bakubaka inzu ngufi ariko hari icyo zitwaye bazigerekeranya mu Misiri imbere indege niziba zabaye nyinshi nka modoka mbona i Kigali uzajya usanga goga ba etage kubera ari noze icyo nacyo ariko nibyo nitwanabitindaho ntawareka kwivugira ubwiza bw'aha hantu twari tuje
ikigaragara cyo nuko hafite na parikingi nini uzanye imodoka yawe bifite sekirite ufite aho uyiparika hizewe urabona ko hameze neza rwose mu ku marembo uburyo twinjiye tutangiye kubona customer care tukinjira gusa cyakaza ura musekirite tukinjira gusa ura musekirite atwakiranye yo yaratuje bita ibintu birimo imbere utiye ujya kure urya twakiye ariko ko n'imbere hariyo customer care service nziza sipiri yarandi mideni byo kukugurira yari byose aragenda agabanya aho hano ahantu se utahaririye akantu Imana yaguhaye umugisha nta cyatuma wambajije ubuzima ngo bwo muri Edeni ngo bwari niyo mpamvu nakubazaga kuko urumva muri iyi si ya none wenda isi ya mbere n'iya kabiri yavuyeho turi mu ya gatatu ubuzima bwo muri no misi bihagaze bite ubwo misi bwo ni danje ko abantu bari kugenda barira ugasanga ibintu byanze nta umuntu akibaza ati ni iki gikurikiye ubaza umumotari ngo biragenda ngo nta kigenda wabaza umupilote ngo se biragenda ngo mu kirere byaranze ko bigende bitewe wabaza umucuruzi ngo nta bakiriye wabaza umutayeri ngo ntibigenda rero ndagira ngo tuze turebe nihe bigenda ubundi wabaza umunyonzi ngo wapimwe mu magare mu ntoki wabaza umumotari ati hari ingera aya ni nka yandiri bivuga ngo amafaranga yarabuze ngo bakakubwira ngo amafaranga yarabuze kuva navutse amafaranga yarabuze iyo barije mu bashoferi ngo nta kigenda nibaza nihe bigenda mu bashoramari bafite amazu nk'ayageretse umuntu wenda ureka kandi n'abamuganira ahubwo ati hari ibibazo muganiriye ariko naganiriye n'umuntu akora ni umuntu akora ku irimbi ni muri ba bana bacukura noneho uravuga se bimeze bitatu muri iyi minsi Imana yaratwimye ngo muri iyi minsi Imana yaratwimye ubu ngubu ushobora kuba urumva yabuze abantu ngo bapfa bari abantu ni abagome baba basenga ngo dupfe babona bo bacukurira yabuze abantu bapfa ati ko hari umunsi umwe yigeze kuba agashya rero birirwa hariya za Rusororo ngo babura n'agahinja kapfuye avuga ati banza imiruka yabaye urimo urabyumva barabateretse abantu bavuye n'umunsi n'uruhinja abone n'ukuramena n'uruhinja rupfa n'ukuramena baravuga ati banza imiruka yabaye bava ku irimbi baza baratereka tore ko abantu bakigenda ngo basanga abantu baracyagenda Imana yaduhariye cyangwa abantu baraye bari imbuto ituma abantu badapfa ariko bamugane buroganira n'abantu bakora amasirikare nabo usanga bafite imibabaro nawe ari kuri ngaho genda oya genda ndwaje umuntu kuvuga ati Imana umfashe umuntu akire undi nawe yafashe kredi arangura aguha imbaho arangura amasanduku ni Imana itandukanye n'abantu wibuka ko ariko nabo ari abantu bakeneye kubaho nuko nyine amasengesho yabo nabo ari oya neza ko iyo bagiye gusenga nabo iyo babaye basenga bavuga bati Imana izadusubiza kandi ikabasezeranya ko igiye kubaha abakiriya muri iyo minsi yes kugira ngo umuntu ukora amasirikare abone akazi nuko ari abantu baba Uwiteka izagutabara Imana ikora ikireke ikamanaginga abo bantu uwasirikare mu managinga n'uri ku marimbi n'urwayi bose ikamanaginga kandi ikabagaburira bose bakarya ubu ngubu ushobora kubona abantu nk'uko abantu bari kumva korona zaje ushobora gusanga umuntu uri Rusororo arimo avuga ati Imana wambwiraga ko hari isizeni zaho atubwiraga ko hari igihe hari wisizeni gakora ubwo ko hazabaho igihe cy'umugisha ati hari igihe umugisha wajya uzajya aha hantu ati nkibaza niba azashyingura iki ubwo niko n'undi ishaka kumwishyurira kredi umucuruza amasanduku wenda nko mu Gakinjiro ati Uwiteka ati nzaguheza ariko hereye none reka dukubite umwuka w'amasanduku mu izina rya Yesu ubwo ushatse kuvuga yuko abantu azahombe azashaka kandi tubakore ku kazi kimwe tubavuga kuva na kare ushaka kuvuga ko abantu batagomba gupfa nyine ngo n'abandi babona aho bajya bose bashaka kwabera umukiriya ubundi abantu bahoye oya mbwira umuntu ushaka kuba umukiriya b'abantu bacuruza amasanduku muri mwebwe oya jewe n'abakwibye genda bakwepye bora bakwepye ariko se kandi irembo ryo kujya mu ijuru mutapfuye
sibyo Eh. ubwo tuvuga ngo Upfa kugira ngo tubukane uriya akazi muntu ubwo nijoro twanze kurijyamo turahakanye Eh, icyo bivuze se none se ba Eliya bagiye bate ko nta muntu yabereye umukiriya tujye tugenda muri uriya mwuka kubera ingaruka z'icyaha tugomba guca mu irembo Yesu yashyize none se Eliya niwe utari ugifite yavutse icyaha kite ubwo dushatse kuvuga yavutse ngo nyuma y'icyaha Yesu yavuze ngo irembo nacemo niryo muzacamo ubwo turavuga ati irembo ryawe turarihakanye none ubwo Yesu yaraduhimye sinzi uko twabwira Mbese ni ngombwa ngo tube uko abaye ni ngombwa ngo nawe tube uko abaye yaravuze ngo urupfu narugize irembo warugize rero narukwiye kujya hehe aya nuko ibyo mu ijuru ibyo mu ijuru nta muntu usobanuza nagiye akuramo urubuga umva ibyo mu ijuru nta muntu usobanuza ariko twari kumubwira ati ese nta rindi rembo warema kugira ngo kuko kugomeza kunyura aho wanyuze ni nko kuduhima ngo ubwo mwana babaye nawe ntibubabare kandi ibyo turabyanga ku bana ariko bacu ntiwirengagize verisi ivuga ngo ubwo yababajwe abasha no kugira gute gutabara abageragezwa bose ubwo se uratwihanganishije Mwihangane, cyangwa dukomere abantu bazapfa. dukomeze turyamire umusumari abantu bazaguma njyewe nakoze ubushakashatsi urumva sipiri mu bushakashatsi nakoze nasanze nta muntu wemera gupfa n'umukecuru ufite imyaka 60 hari igihe ugera gutya mwaba mugiye mu cyumba nk'umuhanuzi akavuga atari ko mbonye igare ugasanga arimo ararisunika agerageza ariko kuki abantu badashaka gupfa aziyerekeza ku bana bato akavuga ati baba ari bo bagenda kujya mu ijuru Kanyuma neza. oya Ugasanga- mwebwe ni musabe indi nzira rero yihe wanyura mu yihe abara mu bushakashatsi maze ubu gukora sisiteme igezweho niyo butaka hari icyo wadufasha iyo ikirere yarangiye kugira ngo dushakishe iyo nzira yindi y'ikirere oya none se ko mwahisemo ko mwavuze ngo muzemera mupfe aho mwahisemo niho muzajya munyura ubundi ngo ariko bibiliya ivuga ko hari izindi nzira ebyiri zo kujya mu bwami bw'Imana ntabwo ariho twahisemo uretse hanze wumva uwahita byumva nk'ubu nkibivuga ntarabisobanura yahita agira ngo navanye inzira ya mbere ni uko tuzaca mu rugo ariko hari indi nzira bibiliya ivuga ngo hari natwe abazaba bakiri bazima tuzahindurwa watomboye Yesu akaza ukiri buzima iyo ni inzira ya kabiri yageneye ariko noneho urimo muhamagara ngo aze ko si bose ni ubuntu ushobora kugirirwa niko nepo tuvuge ko Sipiriye arimo avuga ati Yesu naza urimo uramuhamagara ubaje twahita tugenda ubu se ni wowe ufite ibibazo kubera bya bibanza byawe utari wubaka uhora ukerereza umunsi w'Imana ngo urashaka ngo kubaka ngo amazungu n'iki ahagarare ku kirere utuvugana nyine naza tujyane nose ko nimwanga korona n'ubundi buhasanga ahangaha yewe biranibaza yuko abantu bashaka kujya mu ijuru niteguye neza nanjye numva ntari tayari ntabwo ndi tayari kugenda kazi ka reka mbacika ntabwo ndi tayari abantu batiteguye reka mbakwepe none nta mudashaka kujya mu bwami bw'Imana muri mubiki niba witeguye turaguha intashyo tuguha intashyo ubadusuhurize ubabwire yuko ubwo ngiye kubera umukiriya babandi mwavugaga hari hakurya ndahindurwa ntabwo harasimanyura harasimanyura hajya ubwo hatugeze ni hehe aha tugeze ubu twari turi muri parikingi ya hoteli Desire Resort ndi kuyibona ni hoteli nziza cyane ibyo twavuga ngo ahantu hari umutekano wizewe rero uburyo imodoka ziparitse ariko haparitse neza cyane nta mujura ushobora uko wabonye kuri porotayi ariko uriya muntu uri kudukamera ntiyerekane purake aterekana purake umudamu yayibona akavuga ati wa mugabo wanjye yari yarasohokeye muri hoteli ariko genda ca hano naca hano nanjye mbona ariko nange mucanga nagira inama abantu bafite n'imiryango ari abafite abana abagore abagabo nibagari no hoteli yararangije nko kwiga yaratsinze ibizamini neza ariko niyo yaba atarabitsinda wamuzana ukamutegura mu mutwe igihe azagira ariko uzi ikiza cy'i hoteli ni hoteli ikorerwaho n'ibiganiro bya Bright Shine TV bya Iriho TV byande Irembo Ryera TV hanyura n'ubutumwa bwiza ukora ibyo bintu wari kuvuga hageze arihara ntazongere oya ikintu kiryoshye ibiciro byaho naje gusanga ari ibintu rwose buri muntu wese ku buryo umuntu yibonamo ari umukire uvuge no kuri serivisi yaho hari abantu bafite intambwe rwose batambuka ukabona ko batojwe kwakira abakiriya izi ni imodoka zaho izi ni imodoka z'akazi zigira gute ubona ko bakeneye ko bashaka gufata
ifunguro bakabagereza aho bari mu rugo babibagereza no mu naho bari bakageza no mu ngo ushobora kuba wakoze ufite ahantu runaka wakoresheje ibirori yego iyo utanze komande hano izi ni imodoka zibikugezaho bitakugoye baguhamagara za nomero turi butange za manager mu kanya urahamagara imodoka zirahari ibikoresho birahari bakakugezaho ifunguro ukajya ukamererwa neza oya ariko ubu byaroroshye oya ariko hameze neza ngira ngo wenda ni mu ngarura reka tugende turebe tunywa agakawa ariko ni mu ngarura nzatembera ibi byumba ndebe hose uzagerayo no mu byumba tukwereke tugeze no mu gikoni ukuntu bateka indyo iryoshye nk'agafi agakuka oya natwe tugomba kuzagera oya niyo waza nta kibazo turimo turavuga kuri gahunda serivisi yes wakomeza rwose ntari turimo turavuga kuri yes ubutaha tuzagera no mu kikoni tugereyo turebe iyi hose tuzahatemberera n'ikiganiro n'umuntu ushinzwe igikoni turebe ukuntu ateka atubwire mu gikoni uko biba byifashe n'abadukurikiranye uko biba bimeze twariye ku byo dushobora kubivuga undi akumva ni amakabya nkuru ubutaha tuzabagererayo abumvisha uburyo binameze abereke barebe n'ibyo ukuntu bitetse nzahajya ndi kubirya ntago nzagera icyo kintu uvuze ariko nicyo icyo kintu uvuze nicyo kabisa gusa hano nabonye abantu bakira neza ngayirebera iyo pisine yaho ukuntu imeze hari pisine ariko ikibazo ni uko koga bitakemewe koga ntabwo bikemewe bagiyemo nkoga noneho bakareba ukuntu bimeze ariko ntacyo wowe koga urabizi se yewe amazi yahita agira iyo yaba uyu mukobwa yari yiteguye bamubajije ukuntu bakira abantu ariko icyiza kiriho ntabwo kiza ku bantu batazi koga hari akarusho hano hari umuntu ushinzwe kubigisha hano se hari umuntu ushinzwe kubigisha iyi ni nka ya nyanja itukura uri kuyibona ni harehare pe ni inyanja itukura ni nka ya nyanja itukura ngiye mperuka amazi ari ku giciro gito cyane ubundi ukahita umenya ko nawe ukajya wigisha abandi hano hari ariko ni hejuru neza rwose ni ahantu hari smart cyane mperuka amazi kera zamani so reka dushimira abantu none ubwo tubwira abantu kugira ngo babe bameze neza mu minsi iri imbere bashake n'amafaranga baze hano bugiye gucya amafaranga agane bizari sote n'ahandi hantu n'ahandi kubona hoteli ziza kwinjira ni heza koko ni heza koko ni heza ikigaragara cyo hano harakeye harakeye kabisa hameze neza rwose ubwiza bw'Imana buraje gahunda y'iyi pisine rero nyuma nibucya ibintu byabaye byiza turararikira abantu kuzaza hano urabona ko wicaye nk'ahari hakurya urakabona ko ari akantu hakurya hari urabona akantu kariyo hakurya ya pisine uraza ugafata akayaga munsi y'imikindo hariya ibintu bikagenda neza ariko hari ibintu isi ifite hari n'ibyo mu ijoro hari n'ibindi ijoro rifite ibyo mu isi rero uhawe umugisha wabibona uhari ariko agahinda ni ukuzabona ibyo mu isi ukabura ibyo mu ijoro twabwira abantu rero bakazabaho mu buzima butagira reka rero none ubwo mungejeje hano shake aho nicara hanyuma mutange agakomande hanyuma tugire kuko n'amasaha ndabona hari ikintu ari kuvuga bize kugenda neza tukikora ahantu twicara dutumezaho n'agakomande hari abantu bashobora kuba bahakunze dushobora no kubarangira oya ariko njyewe nzana seriye hari n'umuntu tumaze kuvugana kuri telefone ndamubwira nti mwebwe mumenye hano hantu bahamenye bahagane bahamenye ku buryo bazajya baza bakahanywera agakawa ubu ngubu turi gukurikiranwa n'abantu bari no hanze y'igihugu hari baza muri Visit Rwanda kuko u Rwanda ni u Rwanda rw'imisozi igihumbi n'u Rwanda hari ahantu henshi umuntu yasohokera umuntu wifuza gusohokera mu Rwanda ngo atembere u Rwanda agana ino hoteli Desire Resort azaharuhukire hari umwuka mwiza ariko ntanahakunze seriye ntanahakunze ntabwo ari nka bya bindi abantu bavuga ngo ni ukwamamaza nahakunze nakunze parikingi
nakunze donc ingano yaho hari n'ahantu hanini noneho bafite n'ibyumba byiza ku buryo ushobora kubona ko ari ibintu byiza. Noneho se ubwo umuntu ashatse kuza hano yahamagara, reka tubahe nimero kugira ngo biborohere. Tubabahe nimero za manager zabaha, hari ibyo tutavuze ubundi byinshi, hari iby'imbere ntabwo twagejeje imbere ngo tubatembere, ariko mutaha nzaza njyemo ndebe, ariko reka tube tubahe zino nomero. Hari umuntu ushobora kuza mu kanya cyangwa kuza ejo, nahamagaye zino nomero 078 83 08 235. Wayisubiramo ari ikibazo? isubiremo nta kibazo. 0 78 83 08 23 iyo nomero ni ya manager wa hoteli Desire Resort. Ibintu byose akaza. Reka tubashimire rero abantu tubashimire tukajya kwaka agakomande tukagira gute tukanaruhuka n'ikirere cyaho ukuntu kimeze. Muhabwe umugisha rero, mukomeze kuba muri mugubwa neza. Asante sana. Reka twicare, Imana ibahezagire. Reka tujye kwicara.